gushaka bakajya gutera inda hanze. Iyo uteye inda umuntu uri umudiyakoni ntabwo ushobora no kumubwiriza ngo naze mu rusengero, asigara avuga ngo uriya ntitwasambanye. Nigeze nicara ahantu muri salo y'umuntu bashyiramo indirimbo ya korali imwe yo muri uyu mujyi wa Kigali, hari abasore nka batatu, maze umusore umwe abwira undi ngo dore wa mukobwa, ngo dore ka kakobwa, ubwo nakari muri korali, dore ka kakobwa uzi ko wa mutipe ari wo murya. Bari abapagani, yewe we byarandiye birambabaza. Buri wese izamuhembera ibyo yakoze. Nibutsa abantu ko iyi Imana ihana, irahanika nica bakagushyingura. Yego. Ubufindo mu itorero, ubu butumwa Imana ijya kubumpa, hari hadutseho ibibazo mu itorero, ugasanga hajemo ambutiyaje mu baririmbyi, mu bayobozi bo hejuru, abo hasi, kumva abantu ngo bateye inda, abandi ngo batenze, hazamo akavuyo. Noneho ugasanga nk'umuvugabutumwa ari kwigisha akavuga ngo Imana iraje bahane, irije kubahana izabereka, ariko akirengagiza ko Imana itazahana abayobozi bonyine ngo ireke abavugabutumwa. Yego, wa muyobozi wenda nawe akicara ati buretse Imana izereka abavugabutumwa n'ibintu bari gukora, ariko akirengagiza ko Imana itazabura no kugera mu bayobozi. Wa mukirisitu akicara akavuga ati ibintu biri kubera mu itorero Imana izabahana, ariko akirengagiza ko no mu bakristo izahagera. Umuvugabutumwa akicara abahanuzi b'abatubuzi ati Imana izabereka, ariko akirengagiza ko no mu batubuzi nabo Imana izabageramo. Imana irambwira ngo ugende umbwirire ibyiciro byose bigize itorero. Ubu n'ubutumwa nazengurukanya muri iki gihugu cy'u Rwanda, ahantu henshi bagiye bantumira mu biterane no mu materaniro ku cyumweru. Hanyuma Imana irambwira ngo ugende umbwirire abantu banjye ngo be kwitana ba mwana. Ninza guhana nzaza ndebe umuntu wese wagize uruhare mu isenyuka ry'umurimo wanjye mu itorero. Irambwira ngo nzahera ku mukuru uri hejuru y'abandi, ngeze ku muto uri hanyuma y'abandi. Irambwira ngo ubabwire buri cyiciro cyose bisubireho, imbwira ibyaha abantu bakora. Umva ubufindo, ijambo ubufindo ni ukuvuga ngo ushobora kwicara wenda ukayoberwa ikintu nk'umuntu. Urabizi muri cya gihe abagabo bajya gutera kuri Ayi bagatsindwa, hakicwamo abagabo 35, umukozi w'Imana akarira akaboroga, ntiyarazi icyabaye, ariko hapfuye abagabo 35 kuko bafashe ku byo Uwiteka yababujije. Hanyuma rero umukozi w'Imana ntiyarabukwa ngo amenye ibyo ari byo. Imana iramubwira ngo urarira se kuki ibintu mwankoreye, ariko ntabyo yarazi. Imana ivuga ngo zana imiryango y'Abisiraheli ko ari 12, hanyuma mbakoresha ubufindo nkweretse uwabikoze. Baje rero gufatamo Akani wakoze ku byashinganywe, aragenda afata ibintu byari kujyanwa mu nzu y'Imana, arangije ajya kubitaba mu ihema rye. Ubufindo buramufata. Bishatse kuvuga ngo nta muntu ushobora kumenya undi, twese turiyoberanya tukaza kuri kamera. Bishatse kuvuga ngo ndashimira n'Imana yabitse ijuru ikaba ari yizari twihera. Iyo ifata ijuru ikarishyira mu bantu ikavuga ngo mwandika bazajya mu ijuru, abari kuzajya mu ijuru bari kubajyana ikuzimu, n'abari kujya mu ikuzimu bakabajyana mu ijuru, kuko tugira amarangamutima. Ushobora gufata mama Sharirene ukamugira intungane, ariko mu mutima wa mama Sharirene na hantu hatagaragara hazwi n'Imana yonyine. Ushobora no gufata undi ukamugira umunyabyaha kandi ugasanga ni umukiranutsi. Hanyuma ubu bufindo mu itorero Imana yagira ngo ibwire buri wese ko akwiye kwitwararika. Umukristo yitwararike ku muyobozi, umuyobozi yitwararike ku mukristo, umuhanuzi yitwararike aho ahanura. Niko kumbwira ibyaha rero abantu bakora, imbwira ngo nje kureba uwagize uruhare mu isenyuka ry'umurimo wanjye. Izareba uwagize uruhare rwo kugira ngo itorero ryandikwe mu mvaho, izareba uwagize uruhare kugira ngo itorero ritukwe, mbese aka kavuyo kose uwabaye nyirabayazana ahava akagera.
hari indirimbo ivuga ngo yewe kintu cyazanye ibice muri ryo kikarisuzuguza abataririmo. Yewe kintu cyazanye ibice muri ryo, itorero rikajya mu itangazamakuru, abashumba bagatukwa, abapasiteri bagatukwa, abahanuzi bagatukwa, itorero rikagibwaho igisuzuguriro ngo yewe kintu cyazanye ibice muri ryo. Iyi nduru no kuba abantu barazinutswe itorero byagiye bituruka ku bantu, ni bene abo ba nyirabayazana. Ba nyirabayazana hari igihe umuntu yatsa umuriro akihisha ntagaragare, ukibaza ngo ibi bintu byaturutse he, uru rwandiko rwagiye rwaturutse he, polisi yaje gufata abantu mu rusengero bihereye he? Hari abantu bakora ibintu atari kubaka, bagakora ibintu kugira ngo baharabike. Imana yagiye kunsobanurira uburyo izaza mu bantu, yahereye ku bayobozi bakuru, abayobozi bananiwe kuyobora intama n'ihene, irambwira ngo nzahera hejuru ngeze hasi. Ikurikizaho abahanuzi, irambwira ngo ubwire abahanuzi bahanura ibyo ntababwiye nzabanyuramo. Igeza mu bavugabutumwa, irambwira ngo umbwirire abavugabutumwa baca amafaranga, nzabanyuramo. Umbwirire abahanzi baca amafaranga. Imbwira umuntu wishe itorero, sanga na wa mukobwa ujya gusambana n'abanyamahanga nawe yaryiciye hariya. Ntushobora gusambana n'umusore udakijijwe hanyuma ngo uhindukire umubwiriza ubutumwa. Ntago buryo uba waryishe, nabo uba wamwishe, uba wamubwiye ngo nubwo tubona mu rusengero natwe tumeze nkawe. Ba bagabo basohoka bakajya gutera inda hanze. Iyo uteye inda umuntu uri umudiyakoni, ntabwo ushobora no kumubwiriza ngo naze mu rusengero, asigara avuga ngo uriya ntitwasambanye. Nigeze nicara ahantu muri salo y'umuntu, bashyiramo indirimbo ya korali imwe yo muri uyu mujyi wa Kigali, hari abasore nka batatu, maze umusore umwe abwira undi ngo dore wa mukobwa, ngo dore ka kakobwa, ubwo nakari muri korali, dore ka kakobwa, uzi ko wa mutipe ari wo murya. Bari abapagani, yewe we byarandiye birambabaza, ari aho rero kwa kuntu kwabo arakavuga ngo kariya kameze kuriya iyi kariya, bakajya basubiza inyuma ngo wa mutipe ni ukarya. Mw'abantu b'Imana, ibi bintu koko urumva Imana yabirekeraho? Uwo mukobwa nawe yishe itorero. Uri kumva ibi bintu birirwa bakururana, ugasanga abarokore barakururana, bagiye muri polisi kuregana, mu mudugudu wabo ntibyanze, kwa mushumba ntibyanze, kwa pasiteri ntibyanze, kwa diyakoni ntibyanze, kwa nyobozi ntibyanze, ariko afashe. Buriya abasilamu barusha ikintu gikomeye abakirisitu. Uzi ikintu babarusha? Kugira ngo uzabone umusilamu wagiye kurega, ni ikintu gikomeye. Ubwabo ni abantu bafata imyanzuro hagati mu bayoboke babo, bakagukorera inama abashehe n'abahajyati, kandi imyanzuro bakunda gufata irahama. Ntabwo ushobora gupfa kubona umusilamu yakweshuye mugenzi we byamujyanye mu buyobozi. Iyo byabaye biba ari ibintu bibakomeranye. Ariko ugasanga mu bakristo umuntu akuririye ideni cyangwa umugiranye bifu gatoya, biriya by'abagore n'abagabo ngo yanyimye indezo, hanyuma nibyo kujyayo ni intege nkeya burya baba bafite. Yanyimye indezo akajya gukanura amaso, ukareba ukuntu akanuye amaso imbere ya polisi, ukara n'ukuntu yakanura ari mu rusengero ngo arasirimba, wabihuza ukabona bajyanye itorero ryagiye risuzugurwa kubera abakristo baririmo. Polisi rero iyo muje guhanganira imbere yayo mutukana, mwakanuye amaso nk'abanywi b'urumogi, bahita babaca amazi. Ni nayo mpamvu burya polisi izanye ingufuri ku rusengero, iza nta kibazo ifite, kuko iyo babona abasinzi n'abarokore babona ari bamwe.
abantu batukishije izina ry'Imana. Noneho babakirisitu bacu rero nabo ntibubaha abayobozi. Usanga umukirisitu yicaye muri kwasiteri hari kuvuga pasiteri we nabi, ugasanga umukristo hari we mu rugo hari kuganira, haravuga ibyo muri nyobozi, aravuga iby'abaririmbyi, hari kumwe n'umugabo we w'umunyamanyura amazi, hari kumwe n'abashyitsi badakijijwe, akicara ku itorero. Ibyasha nk'ibyo by'umwanda bagiye basiga itorero. Imana irambwa ngo buri wese mu ruhande rwe yisuzume, afate umwanzuro kugira ngo akure igitutsi ku itorero. Imana iravuga ngo izahana kandi buri wese izamuhora igicumuro cye. Nuko rero Imana yambwiraga ngo ije gukoresha ubufindo, igaya abahanuzi bahanura ibinyoma, igaya abavugabutumwa baca amafaranga. Uzi ko umuvugabutumwa bamutumiraga ati sinjya munsi ya 50, abamutumiye baba batayafite bakaba baramuhombye, sibyo? Ntabaha iby'Imana. Noneho ukibaze se wa muvugabutumwa uca amafaranga yaranguriye he? Nk'ubu nge naranguriye he ku buryo najya guca amafaranga ngo kugira ngo nze mu giterane murampa yangaye? Usanga abantu ba rubanda, hari umuntu wigeze antumira harambwira ngo ese mama Sharire ngo turashaka kugutumira, ngo none umushumba yambwiye ngo amafaranga utajya munsi nayahiye. Tata we, kuko naho tugeze ayo ntajya munsi nangahe? Ese ni umuntu uje kuguhingira? Ese ubundi pasiteri wagutumiye umwinjirije angahe? Ngo Bibiliya yaravuze ngo tujye tugira gute, ngo tujye tubabibamo ijambo ry'Imana. Yego, uko niko kuri, ariko ntabwo iyo Bibiliya yavuze ngo twakavansi, nta nubwo yavuze ngo dushyireho ibiciro. Biriya ni ibintu, ni Imana ikureba wakoze ikanyura mu nzira zirenze 1000. Bitavuze ngo sina ngombwa kwinyura aho wagiye kubwiriza, ishobora no kunyura n'ahandi kuko niyo igomba kuguhemba. Rero iki kintu rero cyabaye mu itorero, rigaharabikwa rikagibwaho igitutsi, kugeza ubwo umuntu umubwira mu rusengero ati wintera iseseme, kugira ngo ubwo umuntu umubwira ngo pasiteri akumva umujinya uramwishe, kugeza ubwo umuntu avuga ati aho kwicara mu rusengero nzicara mu kabari. Umuntu wazanye iki gitutsi ahava akagera, imbabazi z'Imana ziracyahari, ariko buri wese mu ruhande rwe niyikosore, kuko uwakoze ibi bintu Imana yarambwiye ngo uzababwire ngo ntawe nzafunga, ntawe nzafunga, ntawe nzakubita. Uzavuge ngo umuntu wese umunsi nahagurutse nkaza ngasanga batarihana, uzabambwire ngo igihano nzabaha ni icy'urupfu, ni Uwiteka yantumye, dore ndi umweru. Rero nibisubireho abo bireba. Abavugabutumwa nituza kubwiriza, ntitubwiriza amarangamutima y'ibitwuzuye, ntiturangiriza amarangamutima y'abadukurikiye, ahubwo turubwiriza iby'amarangamutima y'Imana, kugira ngo umugambi w'Imana n'icyo ishaka ku bantu bayo gisohore. Umuyobozi nawe nabwiye abantu ngo mu rusengero haba abakozi aba 3. Hari abakozi b'itorero, sibyo? Wenda njya ntanga urugero, ntihabaho umukozi wa DPR, hakabaho umukozi wa leta, hakaba n'umukozi w'Imana. Uri kumva? Kuba uri umukozi wa leta ukavuga ko uri umukozi w'Imana ubu bivanze, no kuba uri umukozi wa DPR w'itorero runaka. Njye mvuza DPR kuko niyo nzi. Hanyuma icyo gihe uba uri kwica umurimo. Nimba witwa umukozi w'Imana, ugomba kwitwa umukozi w'Imana. Nihazamo kuri umukozi wa DPR uraba ubivanze. Basi nimba uri umukozi wa DPR vuga ngo nkorera ADPR, ugendere ku mategeko yayo. Ntiwakorera ADPR ngo ukorere n'Imana, ntibishoboka. Ariko ushobora gukorera Imana ugakorera na ADPR. Ndabwira abantu b'Imana kugira ngo buri wese mu ruhande rwe yisuzume. Wa muntu uvuga ngo nta kimana izamuhora, yibuke ko nawe atajya atanga amaturo n'icyacumi. Uri kumva? Wa muntu uvuga ngo wirirwa winuba, birirwa batwaka amafaranga, ngaho ayahehe. Mukuri kose usibye gufata amafaranga bakayashyira imbere, amafaranga arakenewe mu rusengero. Nimba bari kukwaka amafaranga mu rusengero, turashaka kugura intebe n'amafaranga,
dukeneye kugura ibyuma ni amafaranga, dukeneye kwakira abashyitsi ni amafaranga, dukeneye icya 10 n'amaturo ni amafaranga. Reka mbabwire, amafaranga utanayatanze mu rusengero no kwa muganga uzayatangayo, no muri gereza uzayatanga. Ikintu cyose kugira ngo gitere imbere haba hakeneye iki? Amafaranga. Ntibakwiye kwitotombera ko bakwa amafaranga. None se ayo bahonze indaya bigeze bayitotombera? Ubu se yo bagiye baha abakobwa barayagaruje, babakujeho. Ayo bajyanye mu bapfumusi bigeze bayabasubiza? Ayo batanze mu kabarisi hari ayo babasubije? Hanyuma umuntu akitotomba bamubwira bati gura intebe, kandi uri wicara mu rusengero ukaza ukayicaraho. N'abakristo nabo nibitonde, bitonde bagandukira abayobozi. Birirwa batwaka amafaranga ni amafaranga. Urugo rutabamo amafaranga rurakena, n'itorero ritagira amafaranga rirakena. Ikindi kuvuga ngo Imana ntirya, hanyuma si ijambo rivuga ngo nzababwira ngo nimumve imbere mwabivume mwe, mwankozi z'ibibi mwe, nari nshonje ntimwangaburira. Nimba itarya yasonzeye he? Imana isonzera mu bantu ikanahagira mu bantu, ngo igihe mutabikoreye aboroheje muri mwe. Nese pasiteri nimba ari pasiteri azagura intebe? Hanyuma se wowe nimba uri umukirisitu ni gute wicara mu ntebe utaguze, ukirirwa ubyina kuri sima utigeze ushyiraho n'ikiro, wirirwa ubyinira ku mikeke kuyica utarawuguze, bakubitamo umuziki uti nta mikoro waguze, wowe wumva atari ikibazo? Ni gute ushaka kuvuga ngo amafaranga mubaha nayo barya? None si Imana ko yatubwiye ngo dutange amaturo n'icya 10 yigeze ivuga ngo tubikontorore? Haba rero yabahaye akazi ko kubigenzura bakabikoresha neza. Niba tabikoresha neza nta rubanza rwanjye nk'umukristo. Buri wese yisake. Imana ifite umujinya, ifite umubabaro. Hari na bimwe turimo by'ingaruka zatewe no kuzana akavuyo mu nzu y'Imana. Kandi umuntu wese ushaka gusenyera Imana, nusenyera Imana nayo izasenya ikigo cyawe ukoreramo, izasenya urugo rwawe, izasenya iby'umuryango wawe, izasenya ibyo wubaka. Nimba ushaka iterambere ubakira Imana ibyiza, ababu bareke bakora ibibi, ariko we n'Imana ntikaze ngo ibone uri gashoza ntambara, gashoza amagambo, gashoza amatiku, gashoza nzangano, gashoza amashyari. Imana ifite raporo, Imana izi buri wese. Nangiranzi kandi nta miyaga izashyiraho, nta na ruswa. Buri wese izamuhembera ibyo yakoze. Nibutsa abantu ko iyi Imana ihana, irahanika nica bakagushyingura. Yego. Bivuze ngo iyo ijambo rya mukuru rivuzwe nge ntacyo nongeraho. Abadukurikiye kuri Mama Charlene Official, mwumvisha ubutumwa Imana yamuhaye kandi dukeneye kumva. Ndamutse ngarutse hari ibindi bibazo mbaza rero mu bintu Imana yavuze, naba nshatse kongeraho cyangwa gushaka gushyiraho agakiregeshwa. Mama Charlene, watse nkagusaba ikintu kimwe. Yego. Nyuma y'ubutumwa Imana yakunyujijemo kugira ngo butugezeho nk'abakristo, ndashaka ko usenga. Yego. Kugira ngo noneho badukurikiye babashe kubyumva ariko babishyire no mu bikorwa. Yego. Ariko nkanjye tuganira muri uyu mwanya, umuyobozi wa gahunda, ntacyo ndenza ku by'Imana yavuze. Yego, reka dusenge. Kandi ndashaka kubwira abantu ko hakiri ibyiringiro, kuba twakosora amakosa twakoze. Abagabo bagakosora amakosa bakoze mu ngo zabo, abagore bagakosora amakosa bakoze mu ngo zabo, abana bagakosora amakosa bakoze ku babyeyi, abashumba n'abapasiteri n'abashinzwe itorero, abankurikiranye bafite imikumbi y'Imana, mugakosora ibyo mwakoze mu bakirisitu, abakirisitu bagakosora ibyo bakoze ku bayobozi, abahanuzi bakosore, abavuga butumwa bakosore. Umuntu wese witwa ko ari umuntu w'Imana akosore mu ruhande rwe. Mureke dusenge Imana ikugirira imbabazi, iguha imbaraga zo kuva ahuri kugira ngo igitsure cyayo kibi kitazakugeraho. Imana ifite imbaraga n'imbabazi, Imana y'ubutware n'ubushobozi, Imana yambaye icyubahiro no gukomera, Imana igira neza bugacya bukira, Imana umukozi w'umuhanga. Iyi ni ya message wampaye narindi kuburira ubwoko bwawe
nemeye kuba akanwa kawe Mana, nemera kuba ifarashi ugendaho, nemeye kuba mikoro nari maze kurangurura, sinagabanyije sinongereye. Ndasengera abana bawe, ubakunda urukundo ruruta urwo mbafitiye, kandi ubafitiye imbabazi zikomeye, niyo mpamvu wabatumyeho. Ndasenze mu izina rya Yesu, genda mu nshingano z'abantu bawe, ubatere kwisubiraho. Ubu butumwa nibabwumve, bamara kumva bumvire. Uwiteka, warambwiye ngo benshi bumva ubutumwa ngo bwo kubaciraho iteka, ariko ubu butumwa ntibubu bwo kubaciraho iteka, ahubwo bubu butumwa bw'imbabazi zawe Mana. Umujinya wawe ntuzabagereho ugurumana, ahubwo imbabazi zawe nizibatwikire. Ndasengera abari mu Rwanda no mu mahanga, ndasengera amatorero yose ankurikiye, ndasengera Mwami abari hafi na kure, ndasengera amatorero yose ari muri iki gihugu n'ayo mu bihugu bitandukanye. Umuntu wese bireba Mwami, umuhe guhinduka no guhindukira, ubakureho ijisho ryawe ribi, ubakureho igitsure. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo guhezagirwa no kugirirwa neza n'Imana bibe kuba dukurikiranye. Tanga imbaraga z'Umwuka Wera, tanga kunesha no gutsinda mu izina rya Yesu. Tsinda umwanzi n'umwijima, bive ku bugingo no ku buzima bwabo. Imana ibatabare, abumva ubu butumwa Imana ibagirira imbabazi. Ndagushimye Mwami, kugiye kubuherekeza bugakora icyo ushaka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana igumugisha, urakoze cyane. Amen. Namwe mwese mwari mudukurikiye, Imana ibamugisha. Mureke dufate amazi yo kunywa tuze kugaruka mu kanya.